iwe hasi ubeki nukurudo mwene bayikoreye ikijumba umva nini hakubwo nasoni icucu gusa uzi ko ningana yangarite wabonye ahubwo sinzi Kuriya ako kanwa mwo bakurikije amasasu ese ko mperuka wagiye guhaha ibyo wahashye biri nyine urabona guhaha ngeze mu nzira mwe n'imbeba nini yikoreye ikijumba amafaranga ndayataye nako simbizi ndeko ese ko mperuka uri inyuro imbeba igucitse ite byancanze gatukubwa bwasake wangogo y'ingurube gukarura urusendaho nyagasani Imana yanjaye we nuko nakugeresha namwe nzoka nyakuruka muri kaburimbo nyagukora n'icumu nyagukubitwa n'isaso wagahamba we kakubitwa n'agace kageresha namwe nzoka wa nuro bamuhiriye imbere ku manyoko gicucu kigogi tufucking musente mva muginga ngiye kumenya kuntuta cyane cyane urumva dutuze twumvikane ngiye nagiye guhaha ibigimbe birabinesheje rero ibyo by'amagambo menshi yo tukara tube tubiritse ahanga wa nuro wabwangatiwe ko kirajyana inuro yo mu rubimbi tukakubitwe n'icumu ndumva we n'ibyago nasubira guhaha none se wamuhiriye imbere we najya guhaha amafaranga akubwiye ko nyataye wajyanya kurehe aho njya kujya gukina agapira ndamukanze nasanga ngabura ibiryo ibyo byaza kubinsobanura neza amafaranga nayataye we yakore ku mufuka witwa yakore ubyihore njya kujya gukina agapira mu kanya gato ngaruke wahishije umba none se amakuru se yewe shamba ngo nyina bashakaga nawe uciye aha ngaha oya nawe baciyeho indesi oya nyine urumva cyangwa ubitse sha umukizi nyine urabona urancitse sinzi nanjye kuntu mutaye wise ugenda ahubwo mumbwi nawe uciye aha ngaha ndawubuze ko ndi muzima nese ubundi ndera none se niki nuko imana ndawubuze do wagiye ahubwo mumbwi nawe uciye aha ngaha kuri kumana umugata tubwira utuje urashaka iki yewe ndawubuze niki nataye umutwe wanje nawe ubuze bacanga urukanka umutwe kandi umutwe ari nguyu urafite wese umutwe umutwe ni umutwe yewe numvaga nawe utaye n'ukuri kw'Imana yewe murandokuye murakoze Imana bamugisha rwose numvaga nataye umutwe wagiye yewe ndawufite uzi ko ari wo n'ubwonko burimo n'ubwenge ikihe kibazo umutwe uzi ko urimo sha murakoze Imana bamugisha n'ukuri kw'Imana numvaga nawe utaye numvaga wagiye ahubwo n'indi ukangongeye ko nawe ufatira nk'epfiri numvaga wancitse n'ukuri kw'Imana sha murakoze Imana bamugisha akamenya nawe sana n'umutima mu bitumye Mbese ibyo bishaye ute kandi washakaga umutwe nawo wowe namwe murayifite imitwe gusa nyine muri nabeza ni byiza uri mwiza Imana yabaremye yariye nuko ni bande yaremye itari hari abantu ujya kubona ukabona Imana yabamye itanariye itananyweye wagira ngo yari yanasinze nuko ariko mwe yarafashira bitegereza bataba bana kamanze mbarema irabarema uvuga kubarema cyakoze ndumva nabyawe ndumva utagiye kwinjira mu kazi Imana itaguhaye icyeza nyine ndumva nyine umutwe nawe ubonye iyo umutwe nyine nawe ubonye watureka twikomereza hanyuma be kanigendere ndumva cy'umuntu ntazi nyine bye Imana queen kandi tuzasubira I love you I love you I hate you none se amakuru kuri Radio Rwanda ni 6:30 n'igice 6:30 n'igice ariko wari uraho ndahangara none se uri kujya heza ndi kujya aho umutima ushaka njye ndi kujya imbere gisazi baho ni imbere tuyobo tujye nimba ari imbere nawe ugiye naye ngiye ari imbere okay narebe niba uri kujya imbere twakomezanya nta kibazo dugende no kuri kw'Imana rwose ewe sha uri mwiza uri inzobe usa na mama nagukunze kandi wahunze no kuri kw'Imana wagiye ugakundanya ko nimba ari inzobe nkanjye wagiye ugakundanya ko nimba ari inzobe nkanjye rangiye rero nagukunze byafo urumva je buriya kujya byemera nta kintu kimwe cyakunwara haza imbwa haza imbeba haza ipusi haza intare irihe wowe utwaye ngo nyicirihe rwose irihe
nese uvuze intare ginare nese uvuze intare iriho umva ndayikubita nyice ariko imbwa ziragwira koko imbwa yamba turashize none imbwa si ubwa njyewe nuko kujya bene ko ngende n'umugabo njyewe ndi umusore kujya bye nako ndi umugabo uri no yihamagariza iri hese iri ntawo njyewe nabo ndimo ndi umugabo iyo nayo neje kuyigukiza njyewe ahubwo iri he ngo tuyikubita kwa imbwa umugabo ahubwo dukomeza imbere ngiye kujya njyewe niyo nabikubwiye ati niyo hazi naye cyangwa ikisi cyangwa imbwa cyangwa ingona nta kimwe cyakuno twe tukomeze tugende kujya bene ko ndi umugabo Yesu nyagasani mbega imbeba ariko mana imbwa no mu ndege iramoka